bakambaza bati yitwa nde, zasubiza iki? Imana isubiza Mose iti nduwo ndiwe, kandi iti aba ariko uzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti aba ariko uzabwira Abisirayeli iti Uwiteka Imana ya basekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwire uti Uwiteka Imana ya basekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti nukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga nti nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa bajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli mumubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda naho namushyiraho amaboko akomeye. Nanjye nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yabo, nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umuturanyi we, ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda, mu byambike abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga gabo. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Rero mugubwe neza mu izina rya Yesu, tuje gufatanya namwe cya kiganiro twigamo ijambo ry'Imana, igitabo cyo Kuva. Ntago ndi jyenyine, ndi hano, reka twihute. Nige Pasteur Kizibera Philibert, hanyuma ndabasuje mu izina rya Yesu. Muri kumwe n'umukunzi wanyu Pasteur Ngwabija Sylvestre, ndabashuje mu izina rya Yesu. Twagarutse kandi ongiye turabashuje cyane mu kino gitondo. Muri kumwe kandi na Pascal Dushimimana Evangeliste mumenyereye. Reka kandi tugiye imbere y'Imana. Turagushimiye Data wa twese wo mu ijuru, tugushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye kuri Imana twitaho buri munsi uko bwije uko bukeye. Tukunezerewe yuko duhaye igitondo cyiza, ko twongeye kuza ku murimo wawe. Tugushimiye kandi yuko abanye natwe ibihe byose byatambutse, kandi ukabana na bene Data batandukanye. Tukumurikiye Uwiteka Imana uyu murimo tujemo kugira ngo urusheho kuba wawe. Dushyize mu maboko yawe kandi dusengera bene Data batandukanye bateze amatwi ikiganiro, kugira ngo ujye urushaho kubasobanurira. Mwuka w'Imana bagenderere kugira ngo urusheho kubigisha kurusha, ndetse uko twabasha twebwe kubasobanurira. Kandi turari ku Mwuka Wera kugira ngo natwe abane natwe, atugirire neza muri byose. Dushyize Imana muri byose imbere kugira ngo ibashe kuba umuyobozi wacu. Tukumurikiye byose nk'Imana rero kuko twumvira byose mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Akoze cyane. Nanone inshuti z'Imana, turagarutse aho twari tugereje. Twari dutangiye igice cya 3, dutangiye kuvuga guhamagarwa kwa Mose. Muri kino gice cya 3 tuvuga ukuntu Imana yamugendereye ari muri kiriya gihuru, ukuntu yabonye umuriro waka atambikishwa no kujyayo, ndetse tunavuga ukuntu amaze kumva no kuganira, kumva ijwi ry'Imana, yaje kugerageza ndetse gushaka kwerekana intege nke. So ndumva ariho twari tugejeje. Naho twari tugejeje. Hanyuma twasanze bimeze bite. Twari twatangiye tuvuga hariya uburyo ki yatangiye kwerekana ko atabishobora, yumva bimuteye ubwoba. Erega wa muhamagaro, guhamagarirwa gukorera Imana bisaba koko mu ruhande rumwe kumenya n'ubwitonzi no kugiramo amakenga, sibyo? Kugira ngo umuntu ataza guhubuka akiruka nka bya bindi kenshi dukunda kubona n'abantu benshi. Ibyo ni ukuri, ngira ngo kugira amakenga ni ngombwa mu murimo w'Imana, kugira ngo tutaza guhubuka twirukankana
ngo umurimo w'Imana ukagira ngo ni uwacu tuba tugiyemo kandi ari n'uw'Imana. Twari twavuze uburyo ki Mose yize Imana imujyanye, yari arangije icyiciro cya 3 cy'amashuri ya Mose ubwo yari amaze kwigishwa kuragira umukumbi w'intama za sebukwe Yetiro. Icyiciro cya 2 ni icya kabiri we nari mvuze icya 3 ni icya 2. Icya 3 cyo cyajyanwaga no cyagendanaga no kuyobora ubwoko bw'Imana iyindi myaka 40 nk'uko tubona mu butayu Imana ibigisha ibyo tuzagenda tubibona hagati aho ngaho. None hano rero kugira ngo ajye gutangira umurimo, nayo mpamvu yatangira. Umva umuntu wize amashuri mwokagira Imana mwe, avuye ibwami akoze byose, ahubwo yagombaga kubarizwa muri za ministeri. Farawo ngo yize agakuzamugira umusimbura we. Noneho undi agiye mu ntama, ngaho namwe mwumva ibyo bintu kujya kuragira agiye kwiriwa ni umuhamagaro kabisa. Eske niho twibaza tuti mbese uyu muntu ukora ibi bintu avuga ngo ni iki? Turabizi tuzi ko n'abapasteri tuvuga cyane cyane twibanda kuri bagenzi bacu kuri uyu muhamagaro. Mbese koko tubona abantu biruka mubona koko aba bantu bose baba bafite umuhamagaro, si n'abapasteri gusa n'abantu bose, kuki tubonamo inyigisho zipfuye? Ari muri cyo twavuzeho ahangaha tuvuga ko yatari ikintu kikwiriye kurwanirwa, ko waba ugaragara ari umuhamagaro warahamagawe n'Imana ubundi birigaragaza. Yes. Shuro nyinshi usanga byigaragaza iyo ari umuhamagaro uturutse ku Mana atari ibyo urwanira cyangwa warashyizweho n'abantu. None se kuki bavuga ngo umuhamagaro ngo ufite ngo ntabwo ari ngombwa kujya kwiga amashuri? Ibi bintu twabigerera hano hari icyitegererezo twakivuzeho ko uyu mugabo Mose ari intangarugero kandi ko Imana ijya kumukoresha nawe yamunyujije muri training zose zifatika, ariko kandi n'amashuri akaba yarayigize ubumenyi, kugira icyo twita ubumenyi, kuko uburyo bwose bufatika kugira ngo azahagarare nk'umuntu ushoboye. Kuko Bibiliya iravuga ngo kubaha Imana tubyongereho kugira gute? Kumenya tukongereho n'ibindi. Ningira ngo turabona byaba ari ryo shuri rya Mose yari yaraciyemo hariya muri kiriya cyiciro, kwicisha bugufi, kubaha, kugira gute yagira ngo atazajya agenderana cya cyubahiro cyo kwa Farawo. Arabanza aramanuka ajyanwa kuragira intama. Urumva kwicisha bugufi, ndetse ageze no ku gihuru rero tena abwiwe ngo nakwetura inkweto ca bugufi. Hariya icyo twahavugaho, hari icyo abantu bitiranya. Ubundi hari umurimo buri wese yahamagariwe, tubona muri Matayo 28, mugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banjye, niko Yesu avuga. Guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu ntabwo bisaba amashuri, ntabwo bisaba gushinga urusengero hariya, n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko iyo ugiye gushinga idini hariya, reka mbyite idini kuko itorero riri mu ibanga. Iyo ugiye gushinga idini ukubaka urusengero ukajya ukora imihango y'idini, s'il vous plaît, ugomba kubigirira ibyemezo bya leta kugira ngo leta guhe ibyemezo, nawe wagombye kubiyereka ibyemezo yuko wabyize ubize. Sino bagiye bareka buri wese akagenda agashyira hari urusengero agakora ibyo yishakiye, igihugu n'akavuyo n'akajagari. Ndetse biratwereka yuko kugira ngo unabikore biragusaba kuba ufite bwa bumenyi, kugira ngo Mose abera aba bantu bose bitwa abakozi b'Imana icyitegererezo n'urugero, kuko niwe tuza gufatiraho urugero. Ndetse si na Mose wenyine, hari n'abandi, gusa impamvu turimo kwibanda kuri Mose nuko ari we tugendana nawe muri kino gitabo, kugira ngo ayobore abantu, kugira ngo abakorere byose bikenerwa. Nuko yabanzaga kuba yifitemo buriya bushobozi bwose, ubumenyi bw'amashuri, kumenya kurwanira intama no gucishwa bugufi, character iya cya kintu cyitwa kwicisha bugufi. Kuko Bibiliya itwereka ko na Yesu kugira ngo agere mu bantu abakorere ya mirimo yose, ngo yaramanutse ngo yicisha bugufi, ngo yambara kamere k'umwana w'umuntu, k'umugaragu w'imbata. Abafilipi 2:2. Voilà, kugira ngo ashyikire umuntu no kugira ngo amuyobore, amukorere bya bindi byose bikenerwa, abashe kumucungura. Urumva turi ku ijambo gucungura. Buriya kubwiriza ubutumwa bwiza harimo n'ijambo gucungura. Ririmo cyane. Harimo gucungura abantu. Nanone tujya kurangiza, twabasezeranyije ko tuzabwira ubwoko butatu bw'imihamagaro. Impamvu abantu babyitiranye nuko hari umuhamagaro baba bahamagawe utari uyu nguyu wa Mose. Umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro w'ibintu.
hari abantu yabona ntacyo afite akora muri iyi si akumva nawe yajya muri ibi byo kubwiriza ubutumwa akumva yabigira business nk'amaguru y'amafaranga akabona abapasiteri babayeho neza bafite amaduka biriya bintu nanjye wabijyamo cya kabiri ni umuhamagaro w'abantu cyangwa se ikene wabo umuntu yafata umwanya runaka akumva yashyiramo bene wabo bo bavukana bo baziranye noneho aho kugira ngo bimuhamagaro w'Imana bikaba umuhamagaro w'abantu bahamagaramo abandi cya gatatu rero ni umuhamagaro nyakuri ni umuhamagaro wo mu gihuru cyaka umuriro uwo muhamagaro uragutwika uwo muhamagaro kandi ntugira rutangira nta na kondisiyo ugira aho guhamagariye naho ngaho witabira kandi nta na kondisiyo ushyiraho kugira ngo ndabikora ngo ari uko mumanje kumpa ibi ngibi ndabikora ari uko mumanje kumpa ibi ngibi urakoze cyane iyo ni imihamagaro itatu rero abantu bagomba kumenya nanone ukiri kuri uwo muhamagaro wa gatatu ndagira ngo tusobanureho neza tugiye kubona twinjiye mu muhamagaro w'Imana ubwo tubonamo uku guhamagarwa nuko aha bamwe kuba abavuga butumwa abandi kuba abigisha abandi kuba bya bindi abahanuzi abandi abungeri abandi kuba intumwa turagira ngo bitaza kubamo akavuyo cyangwa no kwerekana yuko hari dushaka kwerekana yuko kugira ngo umuntu agire umuhamagaro ari uko yakagombye kuba yarize amashuri hari n'umuhamagaro utagomba amashuri aha niho dushaka kugira ngo tweclaircisse hagaragare neza kuko hari umuhamagaro usaba amashuri kugira ngo ubashe kuyobora administration ubuyobozi n'ubumenyi mu ijambo ry'Imana kuko wakagombye kuba umuvuga cyangwa umwigisha kive dure pasteur n'andi matitre ajyana naho aho ngaho biragusaba ubumenyi ntabwo biraza gutandukana n'uyu muhamagaro wo kujya kubwiriza Yesu ivyo yagukoreye ahangaha twerekana yuko ahantu Pascal kuvuga ubutumwa hari umuvuga butumwa hari n'umubwiriza butumwa buriya muri ako gaparti ako konyine harimo umuvuga butumwa hakabamo n'umubwiriza butumwa kuko ahangaha mwahavuga mwagira icyo muhavuga umubwiriza butumwa kubwiriza umuvuga butumwa n'umubwiriza butumwa kuvuga ubutumwa umuvuga butumwa kuvuga ubutumwa mbere yuko dusoma chapitre yacu ya gatatu mugende musobanura utwo kuvuga ubutumwa preaching yes preaching buri wese aho ugenda n'ubuzima bwacu bwa buri munsi nivuga butumwa tugomba kugenda tuvuga ubutumwa nta n'uwadutangira urakoze cyane ariko noneho niba hari urusengero hari runaka hakaba hari ufite office y'umuvuga butumwa ndetse akaba yagira n'ikarita uwo tumutandukanya n'irindi vuga butumwa umuntu akora mu buzima bwe urakoze cyane nanone ikibazo dufite hari abantu bagira impano agashaka no kuyikoresha mu yindi mpano akashaka kuyivanga ni urakoze cyane yagira impano yivuga butumwa ugasanga arashaka kuba pasiteri w'urusengero kandi umushumba impano y'ubushumba n'impano yo kubwiriza ubutumwa ziratandukanye abantu rero bagomba kumenya kubitandukanya umuntu akamenya n'impano ye iyo ari aho harimo ikintu nakwita ko hari igihe umuntu akora ibi bintu by'umuhamagaro wa gatatu twari turi kuvuga ugasanga bigize nk'ikintu mekanike ashaka gutsindagira kugira ngo byishyiremo ku ngufu abyishyiremo asunike kugeza ubwo uko byagenda kose bigomba kubaho ari kurebera kuko wundi rero aruzi uko bimubereye agashaka kugira ngo abyigane agatsindagira ariko ibintu by'Imana ntabwo ari mekanike ngo force cyane ni umuhamagaro nyine ubundi udatsindagiye Imana yo iragukoresha n'ureba wese akavuga turi ya muntu ni Imana hari ihagaze yes urakoze cyane noneho muri impano yo kuvuga ubutumwa no kuba umubwiriza butumwa mwarimo muhasobanura neza kugira ngo abantu babyumve nagira ngo nanone mwumve ko ivuga butumwa umubwiriza butumwa n'umuvuga butumwa reka ngira icyo mbivugaho gatoya icyo nabivugaho ni iki nuko muri bwa buryo bw'ivuga butumwa no kwigisha ariko twari twibanze cyane ku kuvuga ubutumwa kugira ngo abantu bataza kwibeshya yuko dushaka kumira abandi mu kuba abapasiteri cyangwa n'ibindi oya twavugaga kugira ngo umuntu abe pasiteri twerekanye kondisiyo n'uburyo bwabyo ariko tugarutse hano mu ivuga butumwa twerekanye ko ari umuntu uwo ari we wese noneho kandi mu ivuga butumwa hakaba umuvuga butumwa n'umubwiriza butumwa uri umubwiriza butumwa ni wa wundi ufite umuhamagaro mu mutima akagenda hirya no hino ashaka izazimiye avuga ubutumwa avuga ati Yesu yangiriye neza gutya na gutya yankirije ibi yanyigaragarije gutya numva naragize amahoro narahindutse mu mutima nguwe neza nakoraga ibi narabiretse ariko umuvuga butumwa nanone harimo aka kajambo kavuga kuvuga ibyo yumvise bituruka ku Mana aha turasa n'abinjira muri za mpano ko ari 9 buri umuvuga butumwa kenshi agenda avuga ngo Imana yantumye gutya
akagenda afite n'amagambo. Abo murabazi kuko mwemera impano zose z'Imana ndabizi. Muzi ko hari umuntu uvuga ati Imana yantumye gutya, mfite message yantumye kuri uyu muntu, yantumye ku itorero ibunaka, yantumye gutya. Abo turabazi, turabafite. Abo babita abavuga butumwa. Baba bafite message ziteye zityo, abafite ubutumwa bwaturutse ku Mana abujyana mu itorero runaka cyangwa mu gihugu runaka. Ibyo nabyo kandi muzi ko tubyemera. Abo bantu tubita abavuga butumwa. Ariko ababwiriza butumwa nanone ni babandi bavuga kwa kundi. Ndetse amemuta umuntu ashobora kuba umuvuga butumwa akaba n'umubwiriza butumwa, ashobora no kuba n'umwigisha kandi amemuta. Hari igihe ushobora kugira kombinezo y'impano, ariko zose buri yose ikagenda yiyerekana mu mwanya wayo n'igihe cyayo ko ariyo ituruka ku Mana. Ngira ngo nako kantu twagira ngo tuvuge, batagira ngo turakumira abandi kugira ngo ejo batazaba abapasiteri. Wenda bigaragara ko twebwe turabigisha ari twebwe tubimeritaho ya ni umuntu wese ugomba kubigaragaza agahabwaho ikintu kimwerekanaho uwo muhamagaro. Ikindi twakongeraho, ntabwo turwanya umuhamagaro, ariko umuhamagaro wonyine ntuhagije. Ubushakashatsi bwerekanye ko n'umuntu uri timide utavuga cyane mu buzima bwe ashobora guhindura abantu 10,000. Birashoboka. Kandi muri we yibitsemo impano igomba kuba perfectione, igashyirwa ku murongo. Nta kindi kishyira ku murongo ni amashuri, kujya kwiga akagenda kwicara akiga. Rero rwose tubivuge clarement, ntabwo umuhamagaro uhagije kugira ngo uje imbere y'abantu uyobore urusengero runaka, uyobore district, uyobore intara. Nanone kandi aho igihugu cyizeye abakozi b'Imana neza, bakora neza, bazi ko banabyigiye, usanga hari n'imirimo imwe babaha. Urugero, ahantu bizeye abakozi b'Imana badapacapaca, iyo yasezeranyije umuryango, umugabo n'umugore, ntabwo leta yongera kubisubiramo. Ndetse niyo bize ibintu bya administration, hari budget imwe y'igihugu igenewe action sociale banyuza mu madini, kubera ko bazi ko amadini acunzwe neza n'abantu babifitiye ubushobozi. Natwe rero dushobora kuba ariho tugana igihe abayobozi b'amatorero cyangwa se b'amadini bazaba ari abantu bafitiwe icyizere. Leta ishobora no kuzabagirira icyizere ikajya iyagura imikoranire yayo. Urakoze cyane, ndagushimiye n'ukuri. Ni byiza kugaragaza ibyo ngibyo. Pascal, twatangira noneho chapitre ya 3. Tugeze mu gice cya 3 cyo muri kino gitabo cyo kuva. Reka dusome ahantu handitse amagambo avuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cya kumuriro. Duse nabibutsa abantu aho twari tugeze, n'ubundi niyo magambo twari turiho. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru, iti Mose, Mose. Aritaba ati karame. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho arahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Murakoze, ndibwira ko ahangaha twari twabivuzeho bihagije. Twahavuzeho mu buryo buhagije. Niyo mpamvu twakomeza hano hasi ku murongo wa 7. Ku murongo wa 7 niyo bavuga ngo Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli mu Egiputa? Iramusubiza iti,
ni ukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso y'uko ari igigutumye ni uko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Amen. Akoze n'ubundi ahangaha twari twahavuze, aha twari twahavuze niho twari turi, naho twahagarariye. Wenda icyo twakwibutsa baba kugira tubibutseho nyuma yo gutanga k'uyu mwami wa donc ko uyu mwami witwaga Farawo wari uziranye neza n'ubwoko wari uzi amateka, wakiriye Yosefu mu Egiputa akamenya n'amabanga yose y'Abisirayeli. Twavuze ko bamanutse bajya mu Egiputa ari abantu bageze kuri 70. Twabivuzeho tuvuga mu myaka ahagana mu 1876 barangiza y'imyaka 430, si na 400 gusa ahubwo bajye bongeraho na 30 ababyumva. Tuvuga yuko igihe cy'umwami tubona yari wenda twavuga dynasty ya 18. Iyo tuvuze dynasty humvikana ikira kugira ngo voilà très bien. Muri aba bantu bita tuvuge ababami b'ubwoko, ariko muri ya grande maison yitwa abafarawo. Noneho hakazamo dynasty wenda yo kwa Philibert, hakazamo dynasty yo kwa Pascal niyo kwa Pasteur Sylvestre, bakagenda basimburana gutyo. Igize abanturukaho n'abaturuka kuri Pascal n'abaturuka kwa Sylvestre. Ibyo bintu nibyo bita dynasty cyangwa se ibyo bita clan. Ibintu bijyana, niyo mpamvu babyise dynasty kuko biri hejuru mu rwego rwa cyami. Noneho uyu muntu twasanze ari Tutumese wari uvuyeho akinjiraho wo bita wenda na Amenophis. Amenophis kuko tubona hariho winjiye mu 1447 kuko ari estimation bagereranyaho yaba ari we wayoboraga, ndetse bakavuga wa kabiri, ariko wa mbere ntitubona impamvu batamuvuga. Ariko nkabona baravuga igitabo nakozemo ubushakashatsi kinyereka ko ari uwa kabiri. Ibyo ntitubitindaho cyane, ni ukugira ngo bidufashe kumva amateka. Noneho barahagurutse rero. Noneho mu gihe cyo kwitegura guhaguruka cyangwa se kuri uyu mwami tufatire kuwo bita Amenophis. Noneho uyu mugabo niwe waje kudiringa na Mose. Imana iramubwiye ngo igiye kumutuma kubohora ubwoko bw'Abisirayeli, ndetse twari twanatangiye kubivugaho tuvuga ko yavuze ngo ndi muntu ki. Niho twari twahagaze, niba mubyibuka arimo kuvuga twerekana impamvu. Dutangira no gusoma ibijyana n'umuhamagaro, ukuntu Imana ibwira umuntu kubijyana presentation y'umuhamagaro. Vomyeke ni nabyiza ko ugaragara mu muhamagaro ukuntu ufite ibiguhamiriza yuko Imana iri kumwe nawe. Twerekanye Abafilipi ibice 4 n'umurongo wa 13. Hadusomere wenda aho gatoya kugira ngo tuhumve igisubizo Imana igiha umuntu wayo, cyangwa se mu byo objectif z'ukuntu Imana igenda yigaragariza uyu muntu uvuga ko agiye gukorera Imana. Filipi bice bingahe? 4 n'umurongo wa 13. Turasoma amagambo agira ati ndi muntu ki, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Voilà. Imana yashakaga kwereka Mose yuko ari izagira gute, izabana nawe kandi erega ni nayo izabyikorera. Yego. Hanyuma yaravuze ngo nta bushobozi nta n'ubumenyi afite kuri uyu murongo wa kangahe wa 11 mu gice cya 3. Noneho reka turebe mu Bakorinto ba mbere ibice 15 n'umurongo wa 3 n'uwa 4 twumva icyo bahavuga kugira ngo twihute dusubize. Iriya myifato ya Mose ni imyifato iranga umukozi mwiza ubundi w'umuhamagaro, ubundi guhita ubirwanira ni ikimenyetso kigaragara ko utazanabishobora. Akenshi umuntu uzabishobora banza kubitinya, ariko abantu bavuga ngo ndashoboye akenshi usanga batabishobora. Niho twababwiye ko atari mekanike, ntabwo utsindagira. Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15 umurongo wa 3 n'uwa 4, ibice 15 ku murongo wa 3. Aranditse ngo muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe. Voilà. Wenda unahagazaho hari ibyo umuntu ahabwa n'Imana. Donc nahawe kumenya yuko yasaba, kuko yavuze ngo ntacyo nshoboye, nta n'ibyo nzi muri message navuga iki. Ariko umuntu ahabwa kumenya nayo
igihe agenda yuzuye totaloma completely yuzuye afite ubumenyi na message ituruka ku Mana ubu uyifite wakagombye kuba uri sure ku byo uvuga ubihagazeho neza. urakoze kutanze urugero rwa Paulo kuko ubundi tuzi ko Paulo yakuze arenganya itorero ry'Imana ariko yageze aho ngaho Kristo ubwe aba ari we umuhamagara niho mpamvu agenda yandika ngo icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe ndetse mu rwandiko rw'Abagalatiya ibice 2 asobanura ko ibyo yigisha atabyigishijwe n'intumwa atabyigishijwe n'undi wese ahubwo yabyigishijwe na Kristo ubwe. Urakoze cyane. Reka turebe ubushobozi Matayo 28 umurongo wa 18 wenda Pascal urebe nawe uritegura urebe wa Filipi ibice 2 n'umurongo wa 13 kugira ngo dusubize ibijyana n'umuhamagaro umuntu incompetence cyangwa se ubushobozi buke abayiyumvamo kugira ngo ubutumwa bwiza banditswe na Matayo ibice 28 18 ku murongo wa 18 aranditse ngo mubwira umurongo neza 18:20 nayo cyose si 28 se umurongo wa 18 no 20 aranditse ngo urajya mu Bafilipi 2:13 aranditse ngo nuko Yesu arabegera avugana nawe ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Yego komeza. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Urakoze. Ndashaka kwerekana Mose ravuze nta bushobozi mfite nta bushobozi ariko hano haravuga ngo nahawe ubutware donc hari icyo umuntu yiyumvamo iyi competence buno bushobozi ubutware noneho tubonye ko Yesu aravuze ngo nuko none namwe nimugire mute mugende muhindura abantu mufite bwa bushobozi nanjye mbahaye ubutware muzakora ibi nibi ndetse muzirukana n'abadayimoni muzagira mutya muzakora ibi muzakora ubu ni bwa bushobozi Imana yashakaga gushyira muri Mose ngaho tusoma Abafilipi 2:13 haranditse ngo kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimiye. Ubwo Mose yavugaga ngo ntabwo nderoka ntabwo nzi kuvuga kuko Imana yigira ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Rangiriza kuri ngo kabiri nanone ukiraho gukora no gukora ibyo yishimiye hasome neza kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Urakoze cyane. Twarangiriza aho ngaho kugira ngo twerekane ibigendana n'umuhamagaro ndiyo no kwiyumvamo bwa bushobozi. Igihe wumvise yuko iguhamagaye ugomba no kwiyumvamo ibi bintu byose tuvuze noneho ukabona ukajya wagira gute wagenda mu mahanga yose. Nicyo cyatumye natwe tuvuga muri ministeri yacu VPDR kugenda tusohoke twizeye bwa butware bwa bushobozi ndetse turi munsi y'umuhamagaro nk'uko Mose nawe yabishobojwe n'Imana. Amen. Ndumva aho ngaho twasobanura ubwo twajya kuri 13 rero umurongo wa 13 Imana ibwira Mose izina ryayo ku murongo wa 13 muri bino bice kino gice cya gatatu umurongo wa 13 aranditse ngo Mose abaza Imana ati ntingera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana yabasekuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde zasubiza iki? Imana isubiza Mose iti nduwo ndiwe kandi iti abariko uzabwira Bisirayeli iti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti abariko uzabwira Bisirayeli iti Uwiteka Imana yabasekuruza banyu Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo yabantumyeho iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwire uti Uwiteka Imana yabasekuruza banyu Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti nukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa ndavuga nti nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa bajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli umubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3
dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda naho namushyiraho amaboko akomeye. Nanjye nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yabo, nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa. Nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda, mubyambike abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga abanyegiputa. Imana idufashe. urakoze cyane. Noneho twinjiye naho dusoreza kino gice cya gatatu, dutangiye kubona rero intera yindi bigeze mu yindi ntera. Noneho Mose amaze kwemezwa no kumva umuhamagaro neza no kutaba agishidikanya no kuba yiyumvisemo ubushobozi, amaze kwemezwa nayo, donc yemejwe n'Imana. Urumva yiyumvisemo, noneho Imana igiye kumubwira bimutumyeho, amaze kwiyumvamo ko yemeye za ntege nke by'amashaka cyangwa kwa gushidikanya, kwa kuvuga ngo ntabwo areroka n'ibindi. Turabona ko Imana iramwegereye tena imubwira yuko igiye kumutuma kuri Farawo, ariko nanone imutumye no kuri bene wabo b'Abaheburayo. Kandi itangiye imwibwira uwo avuga ati ariko nibambaza nzavuga ko ari inde, izina rimeze rite. Nibambaza ariya Mose yari afite ibimuhinyiza bibiri, challenge ebyiri. Icya mbere ni imbere ya Farawo. Mwibuke ko yasize afite dosiye igoranye ikomeye y'amaraso y'umuntu. Noneho rero icyari gikomeye ni imbere y'abene wabo. Abayuda ni abantu bazi Imana yabo, bari barayize kuva kera. Imana iriho izahoraho kandi yabayeho. Imana yaremye byose ikabibeshaho. Imana ifite ukuri, Imana igenga ubuzima kandi itajya ihinduka. Noneho Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Iyo wajyaga imbere y'Abaheburayo uvuga Imana itari iyo ngiyo, baguteraga, ntago bakwemeraga. Kandi nanone ndashaka kubibutsa ukiraho kugira ngo mukomeze mwinterprete, muhasobanure. Mwibuke ko Mose yavukiye mu Egiputa, ntabwo yarazi iyo Mana runaka, ntabyo usibye ko yari yarabibwiwe, ko yari afite amakuru. Itonde attention aho ngaho, yari afite amakuru adahagije. Ntimubyita amakuru no kugeza n'ubu. Uburezi bw'umwana w'umuyuda cyangwa se w'umuheburayo bugabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni école maternelle, ariko noneho yarerwa na nyina, atari maternelle nk'ingi tujyana abana ngo bajye ku ishuri. Kuva umwana afite imyaka 0 kugeza kuri 12, icyo gihe yarerwaga mu muryango. Uziko umukobwa mushiki wa Mose yabwiye umukobwa wa Farawo ngo njye kukuzanira umubyeyi warereye umwana, akagenda akazana nyina. Uburere rero iyo Kebedi yahaye Mose yamureze mu burere bwa Giheburayo. Kandi ibi byose rero niyo fondasiyo y'uburere bwose umwana w'umuheburayo yagomba guhabwa. Yagomba kumenya Imana y'abasekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Noneho tuzi ko na Yesu nubwo bavuga ngo abantu bajya bavuga ngo ntabwo yize, ririya shuri ubwaryo, kuko abayuda ni abantu bigisha abana babo cyane, babitsindagiraho cyane bakiri bato. Noneho irya kabiri ndavuga ngo nk'igihe cya Yesu nibwo amasinagogi yari ariho. Ariko igihe noneho cya Mose, ishuri rya mbere ryo kwa nyina yararirangije, ajya kwiga noneho ibyo kwa Farawo, ariko yari azi bene wabo ko ngo yamaze gukura. Iyo umuntu nkunganiye aho ngaho, iyo umuntu avuye kuri école maternelle atangira ku école rabbinique, atangira kwigishwa n'abatambyi. Icyo ni igihe cya Yesu cy'amategeko. Niko byari bimeze n'ama etape. Avuye ku myaka 12 yatangiraga kwiga école rabbinique, amategeko yigishwa n'abatambyi. Abavuye kwa nyina agafata indi phase, section ya gatatu. Ari naho tubona Yesu igihe yajyaga i Yerusalemu asubiye iwabo
aho kugira ngo bamwigishe ahubwo yarabigisha ajyayo noneho rero tugashaka kubwira ba bapasiteri bajya basobanura ibintu by'urukozasoni bavuga ngo Yesu ngo yizehe no biteye n'isoni n'urukozasoni. Ubundi bwa mbere mugira ngo Yesu yari kwigishwa nande? Ninde wari kumwigisha mu isi? Yari nyir'ubutware, yari nyir'ubushobozi, hari Imana isumba nta n'isoni. Muravuga ngo Yesu yizehe? Mwaba pasiteri mwe mukeneye kumenya, mutubabarire, ntabwo turimo kubacyaha, turimo tunanabacyaha, ariko bene wacu turafashanya. Oya, ntabwo ari cyo, wenda nkoresheje imvugo isa n'iremereye cyane, ntabwo tubacyashye kundi turabakebura abibwiraga gutyo. Nta soni, biteye n'isoni n'ikimwaro kuvuga umupasiteri agahagarara kuri radiyo nk'ingi akavuga ngo Yesu yize, ngo baratubwira ngo kwiga ngo Yesu yize, yari kwigishwa se nande? Yaje kubacungura no kubakiza, waremye ubwenge, nyir'ubushobozi n'ubushobozi ari ubwe, yari n'ibambaye ubutware, yari akeneye kwiga iki? Ninde wari kumwigisha? Uriba warize, warabashije gusomoka ukamenya inyigisho z'uko zabaga zimeze, uko zabaga zimeze, ninde wamuhangara mu nyigisho ziwe? Oya, mu myaka 12 yonyine. Hari n'indi myaka mbere yaho ya 12 yajyaga akora ibintu by'ibitangaza bitarimo kuvugwa hano, nubwo bitagiye byandikwa, ariko ku myaka 12 mu byitwa ibitabo byanyegejwe cyangwa se ibitabo bitagaragara hano bijya bigaragara, bigenda bigaragazwa ukuntu Yesu yarateye, nibyo yajyaga akora byabateraga ubwoba, na nyina ubwe yajyaga abona uwo mwana bikamutangaza. Mu myaka 12 yashinye kwimuka kwa nyina, aragenda ahangana n'abatambyi, baragaruka bamusangayo. Ubwo bamubazaga ngo twakubuze, twagushatse twakubuze, nawe arabahindukirana arababaza ati mwanshakiraga iki? Ntabwo mwari muzi ko binkwiriye kuba mu nzu ya data? Icyo ni igisubizo ahaye nde? Famiye ye. Ariko ibyo yabwiye abatambyi bari aho mu rusengero bizwi nabo. Ngo igihe umuririmbyi ninde ni munishi wigize aririmba ngo hekima yake iliwatoa jasho, yabishije ibyuya. Dukomeza aho ngaho, dukomereza aho. Ubwo rero Imana itangiye imubwira, iramutumye, itangiye no kumwiyereka, imusobanurira iyo ari yo. Turabona izi za lettre majuscule zitari minuscule, niko zanditse, murazisobanura. Nimukomeze mwinjiremo, mukomeze musobanura, kuko Imana yashagaga kumutuma d'abord kuri bite, kuri umuryango we yavutsemo, no kuri ku Mwegiputa. Ariko noneho niyo mpamvu nari ntangiye ku Mwegiputa kuri Farawo, bien sûr, kugira ngo agenda avuge. Ariyo mpamvu nari ntangiye mvuga ngo yari afite amakuru atuzuye adahagije, kuko amakuru yuzuye yagombaga kuyakura ku Mana. Kuko n'aba Bisirayeli ubwabo, nubwo bari bazi ko bakomoka kuri Yakobo, bakaba bazi ko ari ubwoko bw'Imana, ntabwo bari bafite amakuru ahagije, ntayo bari bazi ahagije. Niyo mpamvu bagombaga izi mbaraga no kwiyerekana. Kino gitabo cyerekana imbaraga z'Imana. Buri Imana yabikoraga kugira ngo yigishe ubwoko bw'Abisirayeli, ibiyereke kandi yiyereke n'igihugu cya Egiputa, no kugira ngo ireme ibintu bishya mu bwoko bwayo. Kuko ari nayo mpamvu yaje ivuga ngo ndi Imana yabasogokuruza, kugira ngo ihamye yaye kute yari afite mu matwi ye. Ariya magambo yanditse mu nyuguti nkuru, uwo ndiwe, ndiho, na Uwiteka, niyakubiye mu ijambo Jehova. Jehova rero cyangwa se Yahweh, ni ijambo, ni ikirango cy'Imana bari bazi kuva kera. Niyo harimo bya bindi byose nahoze mvuga, ariko no bakaba bari bazi ko ari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Impamvu rero ubona byanditse mu nyuguti nkuru, kiriya ni ikigombero, yari condition. Iyo Imana idatanga biriya biranga, ntabwo bene wabo bari kumwemera ko agira aho abakura. Ariko iyo agenda avuga ko ari Imana Yehova cyangwa se Yahweh, iriho ndiwe, kandi Imana ni ukuvuga ngo yahozeho, iriho kandi ibyo byarayirangaga, bari babizi neza cyane, kuko bari mu gihugu gifite ibigirwamana byinshi. Tuzabireba nitugera igihe Imana yari itangiye kubita ibigirwamana byo kwa Farawo 9 kugeza no ku kigirwamana cya 10 nawe ubwe yitaga. Aha rero iyi Mana n'izi nyuguti nkuru ziraza gutandukanya iyi Mana y'Abisirayeli n'izindi mana zindi zo mu Egiputa. Noneho Pascal,
ndagira ngo wunganire pasiteri kuri iki kintu, tubwira icyo bita Yahwe bisobanura, icyo bita tetragramme dive, voilà bisobanura. yabivuzeho rubundi avuga ko Imana yiteka, Imana idapfa, Imana yahozeho, yabayeho kuva kera, yari iriho, ntigira uwayiremye. Okay, ubwo burekeye aho noneho nkunganire, ubwo ndanga kusubira mu byo pasiteri yavuze. Ndagira ngo mbunganire kugira ngo tugende neza kuri iri jambo. Iyi tetragramme urabizi yuko iri zina bangaga kurivuga bakavuga aya magambo, wenda bavugaga aya magambo bakabanza bagakaraba. Uwajyaga kuvuga Imana yaremye ijuru n'isi dukurikije aya magambo ari hariya manini, kuko twavuze muri lettre majuscule. Mbere wenda yo kubisobanura ni hagira unsobanura, usoma muri Yohana ibice 8:24 gatoya twumve. 4:28 basome aya muri iyo chapitre Yohana ibice 8 murongo 24 haranditse ngo nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu kuko mutizera ko ndiwe. Yego, muzapfana ibyaha byanyu. Araje mutizera ko ndiwe we kandi naho itangije inyuguti ndiwe. Agarutse muri ya magambo ya tetragramme. Reka tukomeze, komeza jya ku murongo wa 28. Nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamanika umwana w'umuntu nibwo muzamenya ko ndiwe. Ndiwe 58 rero hasobanure. 58 haranditse ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. We yinjiraga muri ubu busobanuro bw'aya yagarutse, yashatse kwerekana ko ari we wakuye, ataragaragara mu izina, afite umubiri n'umubiri gutya, atarakora icyo bita incarnation ngo aze muri kote y'umubiri. Urumva agaragare bamurebe, yari ariho, yari we uyu, yari we jambo wavuganaga na Mose, niwe wari uri muri izi lettre majuscule, yiyerekana ukuburyo azacungura mu isezerano rishya. Abivuga nibwo bashakaga gufata amabuye ngo bayamutere, bati kwa Aburahamu wowe utaramara imyaka 50, bavuga ngo arigereranya, ngo bafashe amabuye bashaka kuyamutera. Ntago babyumva, ngo baramubaza ngo tukuzi, nawe uvuga tuhazi gukura umuhungu wa runaka kwa Yosefu w'umubaji. Mbega bashiki bawe ko tubazi, ngo nabe nyoko muvindimwe ko tubazi, ibyo uriya uravuga ibiki? Urumva ijambo bakoresheje kuvukoresha imyaka, kutamara imyaka 50. Aburahamu ko tumuzi nawe tukaba tukuzi, kandi imyaka ikabishize ari ibihumbi, kutaramara imyaka 50. Urumva barekaga mu myaka 50 ko ari ikintu kirekire. Hagati aho wowe umuzi bafata amabuye ngo bashaka kumutera amabuye. Niyo mpamvu ndetse ubundi baravuze ngo afite daimoni. Abarinzi bararirimye ngo ibya Yesu ngo byayebeye abatamye, ngo byayobowe n'abanditsi, ashaka kumutera amabuye. Bo yes, tuba duseka kuko tuba twishimye dushaka no gusobanura. Kumbi Yesu yaje muri za tetragramme. Iri jambo muri ntuza, muri codex ya ntuza iyo bita 70, iyo bita les 70 70 baravuga muri codex yaho, tradition ancienne, bavuga ijambo Yahwe risobanura kuri yose, rikongera rikavuga Elohim, rikongera rigasobanura icyo bita Seigneur. Numva ndashaka riragaruka kuri Kristo Yesu. Seigneur niwe Rabi, umwigisha, enseignant. Urumva biragaruka bavuze tetragramme, ubundi ni amagambo, ubundi niyo mpamvu bavuga ngo Dawidi kuko batinyaga iryo zina. Niyo mpamvu bajyaga tujya twumva abaririmbyi baririmba ibintu kenshi nabo kenshi baba batumvana neza, akavuga ngo Imana niya. Urumva kandi iyo yashakaga kwinjira muri iyi tetragramme ya Yahwe, ari nayo yaje kongerwamo ibyo bita amavoyeur. Ubundi mbere ntabwo byandikwaga, nta nyajwi zajyagaho, ni Y cyangwa yego na hash, inyuguti ya Y cyangwa ya, bakandika na H, yego na V na H, hanyuma bakandika na W cyangwa se wa.
ari byo bita Yahwe. kandi abascribe iyo bandikaga Bibiliya bakagira kuri iri zina bandikaga ya babanje gukaraba babanze bagakaraba akongera akandika ha agasubira gukaraba akajya gukaraba akongera akandika va akongera akajya gukaraba ko Imana ni yera iratinyitse ntagomba kuyandikana ibiganza byanduye urumva aho ngaho uvuze Seigneur mu cyongereza bivuga neza the Lord yes urumva ni Seigneur ni umuyobozi w'isi yose ni umutegetsi ukomeye cyane niyo mpamvu twinjiye muri iyi tetragrame mu bafite Bibiliya ngira ngo barabireba ku murongo wa 14 wa kiriya gice cya 13 niho turimo kubona turavuga izi lettre ziri majuscule ziri nini mu nyuguti nini uwo ndiwe yego ndiho na Uwiteka ariko tukavuga ngo tuzabigarukaho tugeze kuri chapitre ya 6 tuzahasobanura ariko twagira ngo tubanze dusobanure dutya iri zina ry'uyu mugabo tuzaryerekana neza dutangiye chapitre ya 6 kuko tuzabona ariko nanone byari ngombwa ngo tuvuge dutya tubanze dusobanure neza uyu mugabo cyangwa si Imana yiyerekanaga mu ijambo icyo bita verbe ndiho ari nabyo Yesu yari arimo avuga asobanura yuko ari we wabonekeye Mose mu gihuru kugira ngo aboneke ari umucunguzi muri Mose ahantu byumvikane neza niyo mpamvu Mose yarahagarariye undi mucunguzi utagaragara cyane yaravuze ngo nyuma yanjye Imana izabahagurukiriza ubuhanuzi ngo muzamwumvire azagaragara noneho icyo gihe mu mubiri uyu Mose mu Kigiriki mu Giheburayo bamwita Gower ni ukuvuga umucunguzi wa bugufi ubavukamo kuko yari yaravutse muri bo ni Gower faible noneho hazaza n'undi bita Gower fort ufite imbaraga azigaragaza icyo gihe ubwo nibwo Abisirayeli bazajya ahantu hashashe hameze neza noneho uyu nguyu reka tumwite le précurseur ubanziriza ni umucunguzi ubanza kandi akitwa Gower faible umucunguzi w'umunyantege nke kuko turanamubona we ntabwo yigize agera no mu gihugu cy'i Kanani niyo mpamvu igihe Mose yaratangiye ministeri ye yabonetse Mose aje gukora romizi cyangwa handover we na Eliya avuga ati dore ibyo natangazaga by'amategeko nabitangazaga ngiyewe ndi faible wowe uje uri fort ngaho bikomeze unabyuzuze na Eliya nawe akavuga ati ubuhanuzi bwose bwahanuraga bwaganishaga kuri wowe noneho wowe uje ubwuzuza ngaho komeza aho ngaho wenda ikindi twanakongeraho tuvuga dusobanura iri jambo muri lettre majuscule mu magambo manini yanditse nicyo Imana yashakaga note bien iriho nuko yashakaga kumwereka icyo bita omnipotence ubushobozi bwose omnipotence ubushobozi bwose na omnipresence na omniscience kumenya byose ni mu bisobanureho aho ngaho niho hariya twavugaga ko Imana bari bazi ko ibera hose icyarimwe omnipresence kandi ikamenya byose kandi igashobora byose omnipotence none ikanamenya byose omniscience ibyo bari babizi kuva kera ariko attention pasteur aricyo nshaka kukubwira nuko Imana yiyereka Aburahamu ntiyigize imwiyereka ityo ushatse wabisoma muri chapitre ya 6 yamwiyeretse bari bafite ukuntu bayitaga Imana yo ngo yo mu misozi y'inyambaraga ifite ubushobozi buruta izindi mana dore nuko yamubwiye ngo nave iramwimura imukuye mu zindi mana yabonaga akazi Mefiya ariko aza Imana iza kumwerekana mu bundi buryo kumwerekanaho mu bundi buryo imwereka ko ari yindi mana ifite imbaraga noneho yayise Imana yo mu misozi ubwo tuzabigeraho nitangira gusobanura wenda kuri Aburahamu gatoya ndatinya ko twinjira ahangaha bikadutesha uyu murongo w'iyi chapitre twari turimo tuvuze ukuntu Imana yiyerekanye kuri Aburahamu kandi Aburahamu tukaba tutarimo kumureba hano gusa turimo turamuvuga tumurengerezaho hari igihe tuzinjira kuri Aburahamu wenda tuvuge n'iy'Imana El Shaddai urumva yitwaga El Shaddai tuzabigarukaho turi kuri chapitre ya 6 Imana yagiye yiyerekana ikurikije nk'ingazi
Aburahamu ifite uko yamweretse, reka wenda mbakopezeho gatoya. Isaka ifite uko yamweretse, na Yakobo ifite uko yamweretse. Niyo mpamvu iyo uvuze Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uba ufashe za kombinezo z'uko Imana yagiye ibereka, cyane cyane igiye ibereka ku mariba. Tuzavuga ku mariba, iyerekwa ryo ku mariba Aburahamu ifite uko yamweretse. Ndashaka kubakopeza n'abadutezeho amatwi gatoya. Mvuga kano rino jambo riri ku murongo wa 2 w'ibice 6 nubwo tutari twahagera. Haravuga ngo Imana ibwira Mose iti ndi Uwiteka kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha nitwa iryo zina Uwiteka. Hari icyo yabahishe rero yagombaga kugaragaza mu gihe runaka. Ni etape yigira etape. Tukabona ko tugiye kugera ahantu rwose bigiye kuryoha muri chapitre ya kangahe yacu ya 4 tuzatangira. Dutangiye dusobanura neza ko tuzaharangiza neza mu gihe kituri imbere. Tuzaba tujya kubavuga, reka wenda dusoreza, ariko twari tugeze kuri iri jambo ryavugaga ngo Imana ituma Mose kuri bene wabo no ku Farawo cyangwa ku Banyegiputa. Aha tuzabisobanura nitugaragara. Ndagira ngo duse na batangira tugarukiriza ahangaha, kubera ko n'igihe nacyo kitari budukundire kwinjira neza muri izi nyigisho. Duse n'abagarukira hafi twerekana yuko tuzasobanura ubutaha ukuntu Imana yiyerekanye kuri yatumye ku Bisirayeli cyangwa ikabiyerekanaho, no kugira ngo bene wabo wa Mose bagire ibyo bamenya, kandi no kugira ngo bazafatanye na Mose habonekemo abatware cyangwa se abantu b'abakuru bazafatanya bo mu Baheburayo bazagendana na Mose. Tuzabisobanura ubutaha. Twagombaga kugira ngo dusobanure iyi tetragramme no kwerekana izi lettre majuscule muri izi message, no kuzavuga cyane n'ibi bintu ubutaha bagombaga guhabwaho impano zo kugira ngo babyimukane babijyane mu gihugu kikanani, cyangwa se tuzibe kuki Imana yavugaga ngo bazagenda amaramasa. Icyo tuzagisobanura ubutaha. Noneho tugiye kuvuga ngo turavuga dusezera. Yari Pasteur Philbert Kizibera. Inshuti zacu mukomeze mugire apeti cyangwa se mugubwe neza, mugire ishyaka ryo gukunda ijambo n'inyigisho. Tuzazikomereza ubutaha. Yari Pasteur Kizibera Philbert nkuko narivuze. Mugubwe neza, mwige neza kino gitabo. Tuzakomezanya ubutaha. Imana ibamugisha. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Okapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.